kubera ko uyu mugore yayibyinyemo ayimasuramo. Reka rero twongeye dusubize ibihe inyuma tubanze turebe abakobwa beza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tugaruke kuri Pamela wa Debeni. Pamela wa Debeni ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa uteye neza, ni umukobwa ufite nyashi nziza cyane, ni umukobwa useka amasaro agaseseka, ni umukobwa ufite amaguru meza, ni umukobwa useka neza, ni umukobwa ufite face nziza cyane. Hari n'umuhanzi ukizamuka ukiri mutonya cyane witwa Yamano yigize kumusarira ndetse ajya no kuri kamera arivugira ngo ngiye nakunze Pamela kugera ubwo Debeni amunwa, ariko naramukundaga cyane. Yego yarashatse ariko rwose Pamela naramukundaga cyane. Yamano rero yaje gukunda Pamela amukunda, ariko ntiyabimubwira Pamela birangira Debeni amwegukanye. Bivuga yuko rero abantu mwese nimuzajya mukundana cyangwa kunza umukobwa erura ubimubwire, kubera ko hano hanze hari abana b'inkwakuzi baza bakahita bagutwara umwana uraho uri mu mandazi. Ariko nanone tukaba dufite amakuru meza yuko umuhanzikazi w'umunyarwanda witwa Marina ngo yigeze kujya gukora surgery ngo bakamubaga bakamwongerera nyashi. Ibyo nimwigize kubyumva, ariko Marina aravuze ati reka ni igitoki yariye kikamwongerera nyashi. Ariko rwose natwe amakuru dufite ngo nuko Marina yagiye agakoresha surgery bakamwongerera tayi nyine bakamwongerera nyashi. Akaba ari umukobwa warijije abantu benshi, uteye neza, uteye nk'igisabo, nawe useka amasara agaseseka, umukobwa washajije abantu benshi. Uyu mukobwa yakoranye indirimbo na Yamano. Iyi ndirimbo Yamano yakoze kosa, ariko n'ubundi Yamano nawe afite utuntu tutari twiza tumuvuga, ariko ntacyo, ni umuhanzi ukizamuka aracyari umwana, yenda ntabwo ibintu abirambyemo cyane, ariko buriya azabirambamo. Yakoranye indirimbo na Marina arashyugumbwa ayaprodinga atabye Marina, kandi ngo hari ibintu bari gukuramo, hari n'amafaranga bari bumvikanye bari guhana bo ubwabo yari guhereza Marina kuko yari yamuhereje. Bari bakoranye indirimbo birangira rero uyu musore ndavuga Yamano iyi ndirimbo ayisohora batumvikanye na Marina. Yamano rero birangiye indirimbo yiwe kuri YouTube channel bayisibye bitewe n'ikosa rimwe yakoze ko yari uploadinze video ya Marina atabyumvikanyeho na Marina, birangira video bayisibye. Umva ko ari amakosa cyane bira gukoresha ikintu cy'umuntu mwagikoranye, ugiye kugishyira hanze urabanza ukabimubwira, kuko nari gerega batabashaka ko kijyanze bitewe n'ibintu birimo, bitewe n'ibintu bigikubiyemo. Ubona ikintu cyangwa nk'igihangano runaka mwakoze indirimbo cyangwa mwakoze video, mugomba kwicara nka timu mukavuga ati indirimbo tuyisore nta kintu izangiza, ese izunguka, ese tuzekuramo amafaranga ngana gute, ese twayishoye mangahe. Ibi byose mugomba kwicara mukabitekerezaho kugira ngo mushire igihangano. Bafite nyashi bakunze guseka bagenzi babo badafite nyashi, bavuga yuko ngo nago abagabo bajya babarangarira mu gihe barimo bagenda mu muhanda. Gusa abagabo bagaragaza yuko buri abakobwa badafite nyashi baba bafite umuzigo uteye ubwoba, umuzigo munini cyane. Ndetse ngiye kubabwira ibintu bitatu ushobora kureba ku mukobwa ukaba wasubira inyuma ukongera ukamureba. Ngiye kubabwira ibintu bitatu bishobora kuba byagutera irari ku gitsina gore. Ikintu cya mbere ni amabuno buriya manini cyane y'abagore ateye neza, ateye nk'igisabo, ashobora gukurura umugabo uwo ari wese, yaba ari kugenda mu modoka, yaba ari kugenda na moto, akaba yakurangarira akenda no kugonga ibindi binyabiziga biri imbere yiwe bitewe n'amabuno ufite n'uburyo ateye neza. Icyo nicyo kintu cya mbere ushobora kuba ufite uri uwo mugore ukaba wakurura igitsina gabo. Ikintu cya mbere ni nyashi. Icya kabiri ni face, ndavuga isura nziza ikeye, useka neza, umwenyura, inseko yabeza, uteye nk'igisabo, useka amasara agaseseka. Rwose aho ngaho igitsina gabo uba wakigaruriye cyangwa uba wakikubiye. Ufite amaso meza, useka neza, ufite nyashi, uteye neza, uteye nk'igisabo, rwose igitsina gabo aho cyaba kiri hose, yaba yubatse cyangwa atubatse, uwo mugabo ushobora kumwigarurira akaba uwawe. Ubwo icyo ni icya mbere. N'icya kabiri tugiye ku cya gatatu. Ufite amaguru meza, ufite mu ntege nziza, mbega uteye nka bike, uteye nk'igisabo, utemba itoto, utambuka bakakubonamo amazi, useka amasaro agaseseka. Bivuze ngo aho ngaho rwose igitsina gabo ushobora kuba wagifatishije 100%. Ashobora kuguhereza vewiti aramutse afite nka Range Rover 2, ashobora kuguhereza Range Rover 1, cyangwa ufite vewiti nk'ebyiri, umukire ashobora kwita guhereza indi vewiti bitewe n'ubwiza bwawe n'uburanga. Reka tubanze tugaruke ku bintu cyangwa ku bantu uburaya bwagiye bukiza.
tugiye kugaruka kuri Shadibu, umukobwa wakunze cyangwa wumvikanywe ku ndirimbo ya Akinyuma yakoranye na Bruce Melody, ndetse indirimbo impamvu yamenyekanye yitwa Akinyuma no kubera ko uyu mukobwa witwa Shadibu iyi ndirimbo yayibyinniyemo kandi akayibyinamo amasura ubona neza, agaragaza imiterere y'umubiri wiwe, uburyo ateye neza, uburyo ateye nk'igisabo, uburyo aseka amaso agasesekara, amasaro agasesekara. Bivuze ngo rero ino mpamvu ino ndirimbo yitwa Kinyuma yamenyekanye cyane no kubera ko uyu mugore yayibyinniyemo ayimasuramo. Reka rero twongeye dusubize ibihe inyuma, tubanze turebe abakobwa beza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tugaruke kuri Pamela wa Debeni. Pamela wa Debeni ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa uteye neza, ni umukobwa ufite nyashi nziza cyane, ni umukobwa useka amasaro agaseseka, ni umukobwa ufite amaguru meza, ni umukobwa useka neza, ni umukobwa ufite face nziza cyane. Hari n'umuhanzi ukizamuka ukiri mutonya cyane witwa Yamano yigize kumusarira, ndetse ajya no kuri kamera arivugira ngo ngiye nakunze Pamela kugera ubwo Debeni amunwa, ariko naramukundaga cyane. Yego yarashatse ariko rwose Pamela naramukundaga cyane. Yamano rero yaje gukunda Pamela, amukunda ariko ntiyabimubwira Pamela, birangira Debeni amwegukanye. Bivuga yuko rero abantu mwese nimuzajya mukundana cyangwa kunza umukobwa, erura ubimubwire, kubera ko hano hanze hari abana b'inkwakuzi baza bakahita bagutwara umwana uraho uri mu mandazi. Ubwo rero ibyo ngibyo birashaka kutuganisha ku kiganiro cyacu, bifite aho bihuriye n'ikiganiro cyacu tugiye gukorana. Icyo musabwa ni ugukora subscribe, mugafungura inzogera kugira ngo muzajye mubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Noneho n'incamake ndi mbanyuriramo, ubwo reka nzi noneho mbaramburira amakuru mu buryo burambuye. Turahera ku bakobwa bafite nyashi bakunze gusebya bagenzi babo badafite nyashi, ngo igitsina gabo nigikunze kubarangarira bitewe no ko ngo bafite utubuno tumeze nk'utubabari, ndetse abavuga yuko ngo buriya ngo igitsina gabo ngo gikunda ngo abakobwa bafite nyashi, ngo kubera ko ngo buriya ngo nyashi ngo nizo zikurura igitsina gabo. Buriya abakobwa cyane baribeshya kandi baranishuka. Hari umugabo uba ukunda nyashi, hari n'umugabo uba udakunda nyashi bitewe n'imiterere y'umuntu. Buriya nago umuntu wese akunda nka mugenzi we. Bivuze ngo ariko abagabo bo bagaragaza yuko buriya abakobwa bafite nyashi ngo nta kiba kiriho, ariko ngo abagore ariko ngo abakobwa nyine bakiri batonya batabyibushye, bari designer nyine baringaniye, bari ya size igezweho yataye iri ku isoko, ngo babikoreye umuzigo munini cyane. Ngo kandi ngo n'umukobwa ashobora gushimisha umugabo kurenza ngo wa mugore ubyibushye. Eka mbite buriya abagore, buriya umukobwa bundi n'ubundi umukobwa bari umugore, nimuze kundeba nabi. Abakobwa rero tukaba twongeye kubabwira ikintu kimwe, ngo buriya nyashi ntago arizo zipfa. Yego zifite uruhare mu gukurura abagabo, ariko ntago buriya nyashi arizo zikurura igitsina gabo cyane cyane. Buriya hari n'agasezi keza ubona gateye neza, ari agatayi keza cyane, ariko umuntu akaba yakishimira kubera ko nta nyashi. Kamembe ari n'umukobwa kize gukorana ikiganiro, aravuga ati ubundi ikibuno kivamo iki, ubundi si havamo umwanda sike, nta nyashi mu bintu. Ariko nanone tukaba dufite amakuru meza yuko umuhanzikazi w'umunyarwanda witwa Marina ngo yagize kujya gukora surgery, ngo bakamubaga bakamwongerera nyashi. Ibyo nimwigize kubyumva, ariko Marina aravuze ati reka ni igitoki yariye kikamwongerera nyashi. Ariko rwose natwe amakuru dufite ngo nuko Marina yagiye agakoresha surgery bakamwongerera tayi nyine, bakamwongerera nyashi. Akaba ari umukobwa warijije abantu benshi, uteye neza, uteye nk'igisabo, nawe useka amasaro agaseseka, umukobwa washajije abantu benshi. Uyu mukobwa yakoranye indirimbo na Yamano. Iyi ndirimbo Yamano yakoze kosa, ariko ubundi Yamano nawe afite utuntu tutari twiza tumuvuga, ariko ntacyo, n'umuhanzi ukizamuka aracyari umwana, yenda ntago ibintu birambyemo cyane, ariko buriya azabirambamo. Yakoranye indirimbo na Marina arashyugumbwa, ayaplodinga atabye Marina, kandi ngo hari ibintu bari gukuramo, hari n'amafaranga bari bumvikanye, bari guhana mo ubwabo, yari guhereza Marina koko yari yamuhereje, bari bakoranye indirimbo. Birangira rero uyu musore ndavuga Yamano iyi ndirimbo ayisohora batumvikanye na Marina. Yamano rero birangiye indirimbo yiwe kuri YouTube channel bayisibye bitewe n'ikosa rimwe yakoze, ko yari uploadinze video ya Marina atabyumvikanyeho na Marina, birangira video bayisibye.
umva ko ari amakosa cyane baragukoresha ikintu cy'umuntu mwagikoranye ugiye kugishyira hanze urabanza ukabimubwira, kuko nari gihe rega batabashaka ko kijyanze bitewe n'ibintu birimo, bitewe n'ibintu bigikubiyemo. ubona ikintu cyangwa ari nk'igihangano runaka mwakoze indirimbo cyangwa mwakoze video, mugomba kwicara nka timu mukavuga ati indirimbo tuyisore nta kintu izangiza, ese izunguka, ese tuzekuramo amafaranga angana gute, ese twayishoye mangahe. Ibi byose mugomba kwicara mukabitekerezaho kugira ngo mushyire igihangano hanze. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze, ndabakunda cyane. Ariko ikintu mbasaba ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ingwari muri kumwe nitwe Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakongo mimi kawaida. Nitwa Kidasamura official. Ninawapenda sana, ninataka subscribe yako, support yako, subscribe, comment and like. Ninawapenda.